What's up my beloved people? Hi, muraho neza bakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba. Uzisi muri filime yacu Inzira y'Umusaraba, nyuma yuko abantu bo kwa Rugema bari bakomeje kohereza bice nyina ba Rushimusi kwa Cyusa kugira ngo bajye kubazanira telefone irema amajwi ya Rugema, umuntu bita Cyusa bashije kuba yamenye ukuri. Nyuma yuko kwa Cyusa hari hakomeje kugenda habwabwa ibitero bikomeye cyane byateguwe na Nyirantambara ndetse afatanyije na musaza we Gatera mu rwego rwo kugira ngo bibe telefone irimo amajwi ya Rugema. Umuntu bita Cyusa abashije kuba yamenya ukuri, abashije kuba yamenya ko umukozi wo mu rugo rwabo muzi nka Liliane ari we mugambanyi, ari uri gutanga amakuru yose. Uyu Cyusa yarazi neza ko abantu bo kwa Rugema bazi ko ira telefone irimo amajwi abantu bayifite ari Kamarade na Emile, ariko uyu Cyusa yatunguwe no gusanga abantu bo kwa Rugema baramaze kumenya neza ko telefone irimo amajwi ya Rugema yamaze kugera kwa Cyusa. Ibi byose nyuma yuko Cyusa amaze gukora iperereza abashije kuba yavumbura ko uyu mukozi wabo Liliane ari umugambanyi, ibibera mu rugo rwabo byose ajya kubivuga kwa Rugema. Nyuma yuko Cyusa rero abashije kuba yamenya ukuri, nyuma yuko yatewe n'ikihebe bita shitani kikamutera icyuma cyo mu nda, hanyuma nanone kikongera kikagaruka kigafata umugore we Iribagiza, uyu Cyusa abashije kuba yamenya ukuri, afashe ingamba zikomeye cyane. Wa mugambanyi w'umukozi wo kwa Cyusa wari ukomeje kugenda adobya ibintu byose, wari ukomeje kugenda agambanira umuryango wa Cyusa, umuryango wa Iribagiza, ibyo byose bibashije kuba byarangirira aha ngaha. Umuntu bita Cyusa amuhaye igihano gikomeye cyane, arangije ahita mwirukana mu rugo rwabo, kuko uyu Cyusa yari yamaze kubona neza ko ibintu byose bihinduye isura. Uwo bita Gatera ndetse na mushiki we Nyirantambara bari bakomeje kugenda bavuga ko bari buze gukora igishoboka cyose, ariko iyi telefone irimo amajwi ya Rugema ikaboneka. Abakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba bo bari bakomeje kugenda bavuga ko iyi telefone irimo amajwi ya Rugema niramuka igeze mu maboko ya Gatera na Nyirantambara batazongera kureba iyi filime Inzira y'Umusaraba. Rero ibyo byose nibyo bibashije kuba byaba nyuma yuko Cyusa amenye ko ibintu bikomeye cyane, akabasha kuba yavumbura umugambanyi. Cyusa nanone ahise afata ikindi cyemezo cy'uko iyi telefone agiye kuba yisubije Kamarade na Emile, cyane ko aribo bari bakomeje kugenda bayirinda neza kugira ngo byibuze babe bayibitse, kuko aba bagabo bo bakora ibyo bashoboye byose kugira ngo babe barinda aya majwi. Uyu mugabo ngo ni Rugema azaryozwa ibyo yakoze, asubize n'imitungo yo kwa Iribagiza. Iyi telefone rero murabizi ko umuryango wo kwa Rugema, Nyirantambara na Gatera batanze agera kuri miliyoni 50 z'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo Kamarade na Emile babe bayibaha, ariko byose barabyanze, kuko ahantu iyi filime Inzira y'Umusaraba isigaye ishingiye, ikintu abantu bose bategereje ni aya majwi kugira ngo azagaragazwe nk'ikimenyetso mu rukiko. Uyu mugabo ngo ni Rugema atangire kuryozwa ibyo yakoze, ahere muri gereza. Iyi nkuru umuntu bita Rugema nayimenya ahari muri gereza ashobora no kwiyahura. Namenya ko ibyo kubona iyi telefone bidashoboka, uko byagenda kose bizarangira bayijyanye mu rukiko, hanyuma abashinzwe ubushinjacyaha bakaba bakumva amabi uyu mugabo ngo ni Rugema yakoze. Iyi nkuru nigera ku umuntu bita Rugema ashobora kwiyahura, cyane ko abantu bo kwa Nyirantambara nabo bari bakomeje kugenda bakora ibishoboka byose kugira ngo
yaba Cyusa yaba Iribagiza yaba n'undi wese wari kugerageza kubitambika ngo batabona iyi telefone, bari bamaze gufata gahunda y'uko bagomba kumugirira nabi, byaba ngombwa akaba yahasiga n'ubuzima. Filime ibintu byose bihise bihindura isura nyuma y'uko Cyusa avumbuye umugambanyi ndetse agafata n'icyemezo gikomeye cyane cy'uko iyi telefone agiye kuyibika kure, agiye kuyisubiza Kamarade na Emile bakaba bayibitse, bakaba bayirindiye umutekano, cyane ko bo bazi imvune bahuye nayo kugira ngo babone aya majwi. Ababo bashobora kuyirinda bikomeye nyuma yo kuba amafaranga agera kuri miliyoni 50 zose bakayanga hejuru yo kurinda aya majwi. Guys, nyuma yo kubona ikihebe cyafashe umuntu bita Iribagiza muri episode twabonye ku munsi w'ejo, abantu bari batekereje ko kuba Iribagiza ari umugore byibuze we ari buze guhita afata icyemezo cyo gutanga iyi telefone irimo amajwi, ariko Iribagiza nawe byarangiye abayibamba, birangira noneho na cya kihebeje cyari gikomeje kugenda cyoherezwa n'abantu bo kwa Rugema ari bo Gatera na Nyirantambara bagaragaye, birangira iki kihebe gifashwe. Murumva ko imipango mibi yose abantu bo kwa Rugema bari bakomeje kugenda bapanga yose ikomeje kubapfubana, bigeze handi bavuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha. Muri filime yacu Inzira y'Umusaraba, uko byagenda kose uyu mugabo ngo ni Rugema, birasa naho agiye kuryozwa ibyo yakoze, akazahira muri gereza, bakaba bamukatira burundu. So rero niba nawe wari ufite ubwoba bw'uko Iribagiza na Cyusa bari buze kugeraho bagatanga iyi telefone cyangwa bakaba bayibambura ku ngufu, ariko ukaba wishimiye ko iyi telefone bagiye kuyirinda bikomeye, n'umuntu bita Cyusa akaba yavumbuye umugambanyi wari ukomeje kugenda bagambanira ari we Liliane, ndagira ngo ukore subscribe. Reba munsi y'iyi video uraza kubona akabuto k'umukara kanditseho subscribe, ukandeho kuri all notification kukajuzugera ka mbere, ubundi dukomeze twenjoying na filime yacu Inzira y'Umusaraba, kuko ahantu ibintu bigeze uyu Cyusa yafashe icyemezo cy'uko agiye kuba yakihutisha uru rubanza, cyane ko bakomeje kugenda bakorerwa ubugome buteye ubwoba cyane. Ubundi uyu mugabo ngo ni Rugema akaba yakatirwa urwa burundu, akaba yaryozwa ibyo yakuze, ndetse n'imitungo yose yo kwaba y'umuryango wa Iribagiza yarigaruriye bakabasha kuba bayisubiza, ubundi ubu bugambanyi bwabo bukaba bwarangirira ahangaha. Rero urumva ko iyi filime ibintu byose biri buze kuba biri kugenda neza, izabiri no kugera kuri finali. Wowe icyo tugusaba nta kindi ni ugukanda subscribe, ugakanda like, kandi like nako gakumwe k'ikiganza kirebye hejuru, ubundi uduhe igitekerezo cya hasi muri comment, utubwire uko ubyumva, ushire mu dusitika tw'imitima. Nawe nimba uri umwe mu bantu bishimiye ko uyu mugambanyi ngo ni Liliane bamuvumbuye, kuba yaragiye gukora ku muryango wo kwa Iribagiza na Cyusa kwa Nkubito, kuba babashije kuba bavumbura ko yari yoherejwe n'abantu bo mu muryango wo kwa Rugema, amakuru yose yatangaga bikaba byarangiye. Ndagira ngo ugaragaze amarangamutima yawe hasi muri comment, ushiramo udusitika tw'imitima. Murabizi ko abakozi bose bakunda kujya gukora mu rugo rwo kwa Cyusa aribo baba ari abagambanyi, aribo batanga amakuru kuri uyu muryango wo kwa Rugema. Murabizi ko kwa Cyusa bagifite umukozi bitaga Fisto w'umuhungu, mwarabibonaga ko yari umugambanyi, ari wo wagambaniraga uyu muryango wo kwa Cyusa. Rero byarangiye bamuvumbuye baramwirukana, n'uyu mukobwa ngo ni Liliane nawe wari ukomeje kugenda akora ubugambanyi buteye ubwoba, wari ukomeje kugenda agaragaza ukuri kose, agatuma abantu bo kwa Nyirantambara bamenya ko telefone irimo amajwi ya Rugema yavuye mu maboko ya Kamarade na Emile, ahubwo ikaba yageze mu maboko ya Cyusa. Hanyuma uyu Gatera na mushiki we Nyirantambara bakabona ko uko batangira gutegura operasiyo zo kugira ngo babe bajya kubohoza iyi telefone. Ibyo byose rero nibyo byari bikomeje kugenda biba muri filime yacu Inzira y'Umusaraba.
hanyuma bigatera abantu ubwoba, bakavuga ati iyi telefone niramuka ibonetse ikagera mu maboko y'umuntu bita Gatera na Nyirantambara, ibya Rugema biraba birangiye. Aba bantu yaba Iribagiza, yaba mama we, yaba Cyusa, abo bose bizarangira batsinzwe urugamba, b'inzirakarengane kandi nyamara bafite ukuri. Rero kuba iyi telefone ikomeje kurindirwa umutekano, bakomeje kuyirinda bikomeye cyane, ni ikimenyetso kigaragaza ko n'ubundi uyu mugabo ngo ni Rugema, ibyo yakora byose agomba kuryozwa ibyo yakoze. So rero turabakunda cyane, bye bye, avutravista, Imana ikomeze ibarinde, ishira imigisha mu byo mukora byose.